Nshuti zanjye kambatere story. Nitwa Benzo. Nagize gutya mu myaka 9 ishize. Mba nibarutse utwana 9. Nubyara nari nzi ko ngiye kuba umuherwe nka Budomurasi. Ariko nasanze muri ino sishinyitse amenya ngana gutya, nasanze atari ko bimeze. None ubu ngubu muri ino minsi ari n'igihe turya rimwe mu minsi 3. Ndagira ngo niba munkunda mungira inama. Ubu ngubu nacitse umugore mu gicuku cya kare kugira ngo atanjweka mu mashati akambaza ibyo kurya kandi nanjye mu mufuka ari vide. Abana bandeba nabi cyane. Nduri umugabo umeze icyumweru udahaha. Niba nkunda ungira inama ndetse no kukubwira gutyo kamwijyanire mu gikaro urebe uburyo umuryango wanjye umeze. Papa Mahi, Papa Mahinja, aho muri umugabo ucunga nasinziriye koko agaca akagenda n'amafaranga nsigiye yo guhaha. Papa Mahi, so kuko nzamugenza gute? Nk'ubu maze iminsi 3 ubuso uyu munsi koko ndarya bose. Abana barashonje baburaye none ubu koko bagiye no kubwiruka. Kandi buramujyanye mu nama yo mu mudugudu agatsindwa, nkamujyana mu yakagara agatsindwa, buriya yazavuga ngo ndi umugome. Abonye tubyaranye abana 9 none atangiye kunsigira ubwo njyenyine ngo abari njye uruhara. Abonye tubyaranye abana 9 none atangiye kunsigira abana njyenyine ngo abari njye uruhara. Sundi babana bo bagiye. We Mahinja, Mahinja we muveyo hano. Sekado kumamagaye Mahinja akaba ari wowe. Nese ko ba Mahinja banze kwitabira. Nese wa Mahinja bari Hari hariya ku muharo. genda ubwe basoza. Debera yewe ko mbona muje mwitonda ku murongo murabona tugiye kurya. Aha nimba tutagiye kurya reka niyicare hano. Ese koko tugiye kujya kubwirirwa. Beya mbabwire bana banjye murabona ko sananiye. Acunga mu gitondo nyisinziriye agatotsi ka mu gitondo murabizi ko gagoye. Agahengera agatotsi kanyishe akabakira haragiye. Murabizi amasaha agarukira abateye agahinda. Cyakoze narungurutse mu nzu nsanga nigeze ajyana isuka. Ndabizi buriya mu kanya aragaruka aze kuyitora kugira ngo abone uko ahinga imisiri y'abaturage. Rero namara kugaruka ndetse tumufatirana tumwambura ibyo afite byose. Rero niba twakuramo amafaranga yo kujya saa 6. Mwabyumvishe mwabana mwe? Kandi mama nanjye nabonye aho nzaza ncuruza ibisheke. Ahubwo na bagenzi bawe bagakwiye kugukurikirana mukajya mujyana. Ariko mama ibi bintu papa dukorera birambabaza kutwiza iminsi 3 koko. Mwiriwe. Ibi ni ibiki? Ase umuntu ufite korali ya dance mama Kadu. Byancanze. Baba.
ikora ariko mbona ari karite ubiri ku meza n'ibi bikurikirana suma makado ubivamo koko kuno ku rusengero twabuze abana baririmba cyakoze abangaba birababereye kuba baririmba ku rusengero kubanza ndabona bajya ngo barakurundiye amakadunge babarira ubwo iki kugenza ubundi wivire hano kubyanjye byo ntago wabishobora ewe wahora n'iki ko nanjye gutira akaduri Kigali ujye nsigira umwana wanjye yigire kwihingira kaduri wabikurikiranye se n'ubundi n'ibisanzwe Bye. Murabe. mama singuriya papa ubwo uraje uvuge ngo papa ngo wamubuze kandi dore nguri Jewe hoya ntago mari erega ntago ari njyewe ntago ari nubwo ndi papa wanyu ntago mari ahubwo kanigendera umva ko wigenje none uri bwongeye kuducira kuzinduka mu gitondo buri mu gitondo ntago nagusezeye mu gitondo ntago nagusezeye ntago yakabisa kwita mu wundi nkahita musezera mwigendera uwo muntu abagenda abyuka mu cyakara ajya guhigira iyo korali byo kurya sungu simvuye kwiseta simbuza ikiyende nako guhinga kwa nyiraruda bari bamaye ndakabuze ahubwo kanze nongere nigendere rwose ntago nakirirwa muri bano bana bandi bagurya nta n'igihumbi cy'agahunga nzira papa ntabwo ushika turagukurukana mu muhanda turagufata uretse turakwica iminsi 3 umuntu amaze atajya gusa ubwo bavuga ko uri umugabo cyangwa nawe uri umugore mu bandi ubu urabona kuko mahinje nzajya mwonsi ni iminsi 3 maze ntayo Erega mbwira ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyize mu bibaha imbaraga